tugiye kuzirikana amasomo matagatifu Kiliziya yaduteguriye kuri iki cyumweru cya 30 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia. Isomo rya mbere tuyisanga mu gitabo cya Mwene Siraki umutwe wa 35 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 n'umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Isomo ryo mu gitabo cya Mwene Siraki. Koko rero Uhoraho ni umucamanza, ntabwo areba umuntu, ntawe yihanganira arenganya umukene, kandi yumva isengesho ry'urengana. Ntiyirengagiza amaganya y'imfubyi cyangwa ay'umupfakazi umutakambiye. Ukorera Uhoraho uko abishaka arashimwa, kandi isengesho rye rigera mu bushorishori bw'ijuru. Isengesho ry'uwicisha bugufi ricengera mu bicu, ntarihwemera kugeza ubwo rigera mu ijuru. Ntashirwa atari uko Uhoraho amusuye ngo arenganure intungane, anasakaze ubutabera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Naho Zaburi ni ya 34 mu duko 33, umurongo wa 2 n'uwa 3, umurongo wa 16 n'uwa 18, n'umurongo wa 19 n'uwa 23. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, ab'intamenyekana nibabyumve maze bishime. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Amaso y'Uhoraho ayahoza ku bantu b'intungane, amatwi ye agahora yitaye ku maganya yabo. Intungane ziratabaza Uhoraho akazumva, maze akazikiza amagorwa yazo yose. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse, akaramira abafite umutima wihebye. Uhoraho arengera amaganya y'abayoboke be, kandi nta n'umwe mu bamuhungiraho uzahabwa igihano. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Isomo rya kabiri ni isomo ryo mu ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8, n'umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote. Nkoramutima yanjye, jyewe dore maze kumera nk'igitambo giseswa, n'amagingo y'ukwigendera kwanjye aregereje. Urugamba rwiza narurwanya inkundura, intera nagombaga kwirukana arayirangije, ukwemera nagukomeyeho. None dore ikamba rigenewe intungane rirantegereje, iryo Nyagasani umucamanza utabera azangororera kuri wa munsi we, ariko atari jyewe jyenyine, ahubwo n'abandi bose bazaba barakunze kwigaragaza kwe. Ubwo najyaga mu rukiko bwa mbere kugira ngo niregure, nta n'umwe wanshyigikiye, bose barantereranye, ntibazabihorwe. Naho Nyagasani we yambaye hafi, maze antera imbaraga kugira ngo mbashe kuhamamariza ubutumwa nshize amanga, kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Nuko nkizwa urwasaya rw'intare. Nyagasani azansimbukisha ikintu cyose kigamije kungirira nabi, maze ankiza njyana mu ngoma ye y'ijuru. Naharirwe ikuzo uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Naho Ivanjiri ni yanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 18 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Ahabwa ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu yongera guca uyu mugani
awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati, abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga. Umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi aremarara asengera mu mutima we avuga ati, Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya kabiri mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo aherekeze hejuru, maze yikomanga ku gituza avuga ati, Mana yanjye, mbabarira jyewe umunyabyaha. Ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureka undi. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu twateguriwe kuri iki cyumweru cya 30 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia araduhamagara kugaruka ku isengesho, tukumva akamaro karyo n'ububasha bwaryo. Reka turebere hamwe ingingo zidufasha kumva akamaro k'isengesho. Icya mbere, isengesho ritoza umuntu kwicisha bugufi. Uca bugufi ni uwumva mbere na mbere ubutungane bw'Imana, maze akareba na kamere ya muntu. Muntu muri we adafite Imana ntabwo ashobora kugenda yivugurura, kuko muntu ni umunyantege nke, akaba umunyabyaha. Twumvise rero umugani Yezu amaze kuducira, atwereka isengesho ry'umufarizayi n'iry'umusoresha. Umufarizayi, nk'uko tubizi, ni wa wundi nyine ugerageza kubahiriza amategeko inyuma, ariko ku umutima ntawe uhari. Twavuga ko mu mvugo y'uyu munsi, umufarizayi ni umuntu wishushanya, akerekana ko byose abitunganya, akagira amagambo meza, kakarimi karyoshye, mbese byose inyuma wamureba ukavuga uti koko uriya ni wa wundi umuntu yageraho akanyerera akagwa, ariko mu mutima we nta kindi gihari. Ku mufarizayi yumva ko kubahiriza amategeko no gutunganya ibyo byose by'inyuma ari ryo juru, akerekana nyine ko ari mu ijuru, ariko umutima we uri ahandi. Naho umusoresha we araza ngo atinya no kubura amaso ngo arabe hejuru, kuko yiyizi, azi ko atari intungane, azi ko ari ku isi, ariko ashaka kuzajya mu ijuru. We rero arumva ko akiri mu rugendo, arumva ko ntaho aragera, arumva ko gifite byinshi byo kuvugurura no gutunganya. Nibwo rero yaciye bugufi asaba imbabazi kugira ngo agire imbaraga akomeze urugendo. Kuri ubwo buryo rero bavandimwe, isengesho ritwumvisha ko tugomba guca bugufi imbere y'Imana, tukareka ikatugorora, tukareka ikatuyobora mu mirimo yacu, kuko Imana nitubana nayo tuzumva ko dufite byinshi byo kuvugurura, tuzumva ko dufite byinshi byo gutunganya, maze iryo sengesho rero rigahora ritwereka ko tugomba kuvoma imbaraga mu Mana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, isengesho rifasha umuntu gushyira mu gaciro. Umuntu akirinda kurenganya mugenzi we, cyane cyane wa wundi utagira kivurira, umukene, imfubyi, umupfakazi. Rifasha rero umuntu kumva ko atagomba kugwa muri wa mutego wa yamvugira iti, umugabo n'urya utwe akarya n'utw'abandi. Iyo ni imyitwarire idakwiye umukristo. Twabyumvise mu isomo rya mbere, aho batubwira bati
uhoraho ntiyirengagiza amaganya y'imfubyi cyangwa ay'umupfakazi umutakambiye. Ntabwo uhoraho areba umuntu, ntawe yihanganira arenganya umukene, kandi yumva isengesho ry'urengana. Isengesho rero ridufasha gushyira mu gaciro, rikadufasha gukora igikwiye gihesha mugenzi wacu icyubahiro. Icya gatatu, isengesho rikingura ijuru. Nabyo twabyumvise mu isomo rya mbere ngo isengesho ry'uwicisha bugufi ricengera mu bicu, ntarihwemera kugeza ubwo rigera mu ijuru. Isengesho rikingura ijuru, riduha kubona mu buzima bwacu bwa buri munsi ko twahamagariwe kuzajya mu ijuru, maze koko rikatubera urufunguzo rutwereka ko tugomba guharanira ubutungane, tukirinda ikintu cyose cyabangamira urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu. Icya kane, isengesho ritera imbaraga n'icyizere. Pawulo mutagatifu mu isomo rya kabiri, ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote, aratwereka ko imbaraga yagize kugira ngo abashe gutunganya neza ubutumwa kandi abashe no kwihanganira ibigeragezo yahuye nabyo, yabikuye mu kubana na Yezu. Kandi ikintu cya mbere gituma tubana na Yezu, gituma tubana n'Imana, gituma tubona Yezu, gituma tubona Imana mu buzima bwacu, ni isengesho. Niho tuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we. Rero Pawulo mutagatifu aragira ati, Nyagasani we yambaye hafi maze antera imbaraga. Nyagasani yambaye hafi maze antera imbaraga. Ni ukuvuga ko rero Nyagasani yabaye hafi Petero, Pawulo mutagatifu, kuko Pawulo mutagatifu nawe yahoraga amuteze amatwi, bahoraga baganira. Bivuga rero ko yamuhaye imbaraga kandi aranamukomeza, amukomezamo icyizere, aho yavuze ati, Nyagasani azansimbukisha ikintu cyose kigamije kungirira nabi, maze ankize anjyana mu ngoma ye y'ijuru. Isengesho rero rirahumuriza, isengesho ritera imbaraga, isengesho ryongera kuha umuntu icyizere ntacogore mu rugendo. Icya gatanu rero bavandimwe, isengesho ritanga ibyishimo. Usenga ahorana ibyishimo kuko azi ko Nyagasani nyine amuri hafi, ahorana ibyishimo. Twumvise isengesho ry'umusoresha, Yezu yasoje avuga ati, ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, yishimye, yumva akeye ku mutima. Isengesho riha umuntu gucya ku mutima, maze bya byishimo na Zaburi yabigarutseho, aho Zaburi inyikirizo yayo ivuga ngo, umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Urumva gusohoka mu magorwa, ikindi kintu se umuntu akoramo niki atari ibyishimo. Rero isengesho nyaryo muvandimwe, itoze kugira isengesho riguha ibyishimo. Ntabwo ari bya byishimo bikubwira ko ibintu byose bimeze neza, riguha ibyishimo ko Yezu ahibereye, ko Yezu yatsinze, ko nawe uzashobora gutsinda, ko Yezu ashoboye kandi ashobozwa. None rero bavandimwe, twitoze gusenga mu bwiyoroshye, mu rukundo, mu bushishozi, mu kugira ukwizera ko Nyagasani adashobora kutwema ibyo twamusabye, ariko cyane cyane tukamenya ko abitanga mu gihe gikwiye no mu buryo ashaka n'igihe ashaka. Twitoze rero gusenga dufite uko kwiringira Imana, kandi twumve ko isengesho atari ubucuruzi uvuga ngo ndasenga gutya Nyagasani aransubiza aka kanya. Oya, isengesho no gusabana n'Imana,
uharanira kumva ko ubereyeho Imana kandi urugendo rwawe rw'ubuzima rukuganisha ku Mana. Mugire icyumweru